intambara zagaragaye muri Zion Temple, ababishop ngo bahoze bakorana na Apotre Gitwaza bashaka kumweguza, ngira ngo wenda wanasengeye urahazi kuko mu buhamya mujya mutubwira ko ariho mwasezeraniye. N'ubu twacyasengera. Niba hari ahantu hari abapagani b'abagome babi nahitwa mu rusengero. Abasengewe reka nkavuge, ubu dufite amatitire y'abantu bitwa ngo batagatifujwe bakabambika ibishura. Nazanye inkota noneho yamujya abiri nayiraje kwiryazo, ariko minsi mike tukumva ngo wafasha agatebe ugakubitana na mugenzi wawe. Igisambo kibisi Bibiliya. Muhumuka amaso. Bamara kubona ibyo byubahiro bahawe bivuye ku biryo n'amafaranga, tukumva amadega. Izo ntambara rero aho ziva naho ngaho ni mu bwibone, ni ugushaka amafaranga menshi. Nge ndababara, ndababaye cyane. None se nanjye nakwibaza, bakirara muri kave basengera ku karago, badekoresha dekorasiyo y'urusengero ari papier de toilette, bagitungwa n'isombe basekuriye ku rusengero, kuki bari bashyize hamwe? Rero niba baryanye bagahindura stati, Apotre agiye muri Amerika, agiye gutangiza icyicaro niho agitwaye, hazamo ya kabiri ivuga ngo ninde uzasigara hano, ninde uzasigara nibi, ninde uzafata hopitale, ninde uzafata Authentic Academy. Mbere twabonye ibitangaza, abantu bihana bakizwa, abantu bitanga, igitane kivaho hajyaho ikindi. Ni ibisubizo by'ibintu by'ibibazo byatangiriye byagiye bicengera gahoro gahoro. Byapfiriye aho bimika abapaseri b'abasinzi batuze umwuka wera kuko bafite amafaranga. Ndabivuze uyu kuko ayoboye NGO runaka azi kuvuga azabayobora, ariko nta mwuka wera. Uyu nguyu waguze ikibanza, uyu nushyira agatubutse atangira kubaha imyanya. Aho byapfiriye none wimitse abo bantu, reka bakugaraguza agati, ibintu tuye tubyita amazina yabyo. Icyo wamaze kukica, urugo rutizera gorora imbwa. Ibyo nibyo batizera. Niba rero iyo mbwa adashoboye kuyizirika kuko we yizerera mu mbwa ko yamurinda, naha abaturage amahoro. Kandi Yes, reka nanjye ngusuza kandi ngushimira aho dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimira aho waba uri hose, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana kandi nkwifurize kugubwa neza. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na Pastor Gabriel cyangwa se Pastor Gabi. Twishimiye kuba nawe Pastor. Murakoze cyane. Natwe turabyishimiye kongera kubonana. Yego. Muraho murakomeye. Turadadiye. Yego. Ubwo buntu bw'Imana. Murakoze. Reka tubanze isengesho. Haleluya. Mana turagushimiye. Haleluya. Izina ryawe ni ryubahwe kandi uhabwe icyubahiro, ntawe muzagisangira. Turagushimira ubw'umwanya mwiza duhaye kugira ngo tubashe gusangiza ubwoko bwawe abantu waremye. Turagusabye ubuntu bwawe budasanzwe, udumwuka wo gushirirwa n'ubwenge no kumenya, mu izina rya Yesu. Icyo ducyashye n'imbaraga z'umwijima, gukora kw'abadayimoni aho banyura mu bitekerezo, ahariho hose turabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwiza bwawe butubeho, mu izina rya Yesu nizeye kubikoze. Amen. 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 Pastor, turimo tuganira mu kanya, hari akantu uvuze keza avuga ngo bo ntago nakita keza, ahubwo gahise kanye gatuma nza kwinjira neza mu kiganiro. Uravuze ngo izina ry'Imana rigutukwa mu bapagani biturutse mu nzu, biturutse mbega mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana. Warushatse kuvuga iki? Bivuze ngo Yesu yatubwiye ko bazatwanga. Uzi ko abasanzwe bakwanga, ndavuga bitiye izina rye, bakwanga yego ko mutavuga rumwe. Yego. Noneho
warangiza ugakora ibyo abakwanga bakora none bakwanga kurushaho cyangwa ubahaye impamvu yo gutuma bakwanga urwaho ibiri bwita urwaho umwanzi wawe noneho kukuvira indimwe kandi mwese na bene so bahita babashyira mu gatebo kamwe ata ubwirije ati byapase ntitubizi se ntitubizi muceceka kubera ko amateka atari meza kuko Satani igira marayika w'umucyo ariko nanone ubupfu bwa bamwe bugaragara hakiri kare hari n'ubugaragara bitinze ariko nta buye na rimwe bitazajya hagaragara nta n'igihishwe cyavugiye mu bwongo yano cyangwa mu mwijima kitazavugirwa hejuru y'inzu kizajya hagaragara niko ibintu bimeze bitinde bitebuke mbakoze Pastor reka duhere wenda kuri ibyo ku bintu biba bisa nkaho bivugwa usanga bamugana bishobora kugira ingaruka hanze nko muri iyi minsi twabonye intambara zagaragaye muri Zion Temple ababishop ngo bahoze bakorana na Apotre Gitwaza bashaka kumweguza ngira ngo wenda wanasengeye urahazi kuko mu buhamya mujya mutubwira ko ariho mwasezeraniye nubu twacyasengera reka turebe ubundi ziriya ntambara ziba zituruka kuki ziba ziterwa n'iki mu ntumwa zimwe Yesu yasize hari yavuze ngo mbese intambara muri mwe n'intonganya zivaye reka amashake Yakobo James murakoze haravuga ngo mbese intambara muri mwe zivahe n'intonganya hagati muri mwe umva yari yabibonye ire ni itorero ndahera ku bice 3:18 haravuga ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zayo murararikira ariko ntacyo mubona murica ariko mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari niruba ryari murakoze izi ntambara zahozeho kuva kera nta gishya kiriho kitahoze ahubwo nuko twagiriwe uwundi mugisha reka mwite umugisha wa tekinoloji aho social media ikintu kiba uwo mwanya kigahita kikugeraho none inkuru igasikira ikamamara bakabifataho ijambo bigiye gito byarangiza bikahita birangira ariko nta cyo kitahozeho uyu Yakobo yigeze aho kuko Yakobo ni bishop Yerusalemu amatoro cyangwa se abashumba benshi bamuzaniraga raporo yari muze wa kanisa noneho ari nawe yababwiye abonye icyubahiro kinini cyane arabangwa ariko kuki muvangura ku butoni kuvangura ku butoni kwanyu si kwiza umva niho byatangiriye kambwire Evode nahuye n'ikibazo niba hari ahantu habi hari abapagani b'abagome babi nahitwa mu rusengero ariko jye nagiyemo mbiteguye kuko nyiri mu isi nabonaga abantu bakura amanyanga kandi bitirwa izina rya Yesu niyo mpamvu nta muntu wambwirije ni Yesu wasanze amagakiza ndarira ndapfuna ibimyira birasohoka ndaboroga nsindwa n'ibyaha byanjye umucyo urazuramvira mfata icyemezo nkurikije Yesu Bibiliya niyo mpamvu nubwo nagira Bibiliya muri tablet nkagira iyo muri smartphone nkagira iyo muri machine ariko iyi Bibiliya ni ya gatandatu nayo murabona ko ishaje nuko yebanjiri yashaje hari niyo nataye Bibiliya yambereye inshuti yambereye umuvandimwe yambereye umuhanda unyobora rero abantu n'abanyantege nke niyo mpamvu bahutazwa n'utuntu kuko batasomye ijambo ibyo rero kuko Imana y'imishuriye kera nkabirebesha amaso yanjye ntago mbitindaho
ariko reka mfasha abana bato bagushwa nabyo. Mbere ko bagira intambara n'amakimbirane, Yakobo ariho arabibabwira, yabanje kubabwira ko bakunda icyubahiro. Ndibuka rusengero rimwe sinduvuge mu izina, ariko nimvuga birumvikana. Noneho haba igiterane, ngenda mu mbere, uko ntabwo nice mu myanya y'imbere, kuko Yesu yaravuze ngo nimujya mu minsi mikuru nimukihutire ku myanya y'icyubahiro imbere, ngo hataza umutumirwa mushyitsi mukuru bakaguterura ugaseba. Uramenye nicaye imirongo y'inyuma, ariko ntabwo ari mu myanya y'icyubahiro. Noneho intebe zishize, hari hasigaye imwe iruhande rwanjye yamenetse. Ubu hari abantu bavuye mu nzu y'Imana kubera intebe, cyangwa se kuko babafashe n'ibyo bumvise, ngo kubera ngo muri ADPR basubiranyemo, ngo muri Nezayoni bakubaranye mu nkiko, ngo ntabwo nzajya ngo ishyano ryaguye. Ni ukuri umwana utamenya ijambo ry'Imana. Noneho umudiyakoni arangije araza aramagutsa, nari umukene, buri ubukene ntabwo wa mufuka n'inyuma buragaragara. Yarandebye aranyibwira, buriya nsuzugura abadayimoni. Naramurebye nanjye ndavuga nti Imana gutabara. Uzugarutsa mu ntebe uhamaze umwanya waje kare, ugahagurukira ngo umukire. Urumva ubwo ntuvuze no abahaye imyanya y'imbere, abahawe amatitire, abasengewe. Reka nkavuge, ubu dufite amatitire y'abantu bitwa ngo batagatifujwe, bakabambika ibishura. Nazanye inkota noneho yamujya abiri, nayiraje kwiryazo neza, kuko wasengeye umuntu akaguha udufaranga $1,000 cyangwa 2,000, ibintu ngiye kuyambyita amazina yabyo. Ukabona harimo buffet yo muri Serena cyangwa ahandi, ukabatumira kerekana ko uri umunyamavuta. Ariko minsi mike tukumva ngo wafasha agatebe ugakubitana mugenzi wawe. Igisambo kibisi Bibiliya, urabeshya. Iyo ni wa muhamagaro wa Yeroboamu. Yeroboamu yari afite ingeso mbi. Uyu mwami ngo yajya agafata abatambyi, abantu akabagira abatambyi, akabereza gukora umurimo w'Uwiteka, bakajya ku gicaniro. None igihe kimwaje umutambyi, umuhanuzi uvuye ngira ngo i Beteli, arangije arakivuma, kandi bajyaga bamubwira ibyiza, ariko arabo yiyereje. Nabo bantu niko bameze. Ntimutangazwe n'imyambaro bambaye, ntimutangazwe nuko n'ibyo bafite, nuko ari ibikomerezwa baturatira ibyo bafite. Nababwiye ko bimwe bigaragaza abantu z'ibinyoma, birata biteye isoni. Umuntu wahuye na Kristo ntabwo aza ngo arate. Nari bwazano ngo ndate ibyo mfite, usibye ko ndashima Imana. Satani hazantegere ku rurimi, ndashima Imana. Ariko sinzaza mvuge ngo mufite ibi, ngo ngeze kuri ibi. Ibyo se byakwirukana dayimoni, ibyo se byatanga ubugingo. Ahubwo no kwikurira abazimu bakagambana. Bwiriza Yesu, ariko ikikubwira ni ukugira ngo twemeze, ni ukugira ngo bemeze, bumve ko arabo gukurikirwa. Muhumuka amaso. Ubundi se umukire arasaba, umukene ni usabiriza utafite Imana. Ariko n'umukene ufite Yesu ntabwo asaba, aranyurwa. Yesu aramupangira, kuko ugaburira inyoni zidahinga, zitabiba, zidahunika, nawe yakugaburira. Bamara kubona ibyo byubahiro bahawe bivuye ku biryo n'amafaranga, tukumva amadega. Ubu mfite feedback murankurikira y'abantu, ndababikiye, ndabazigamiye. Mana turengere, Mana dutabare. Hari ahantu nagiye mu bukwe, Mana imbabarire, njyaho nagiye ntabajije, yango twe tugiye gufata irembo, simvuga izina, ariko nderekana ko ndi umuhanuzi. Mwamushaka dutitira, aho nagiye nsanga umuhanuzi yikubita ku rukuta akagaruka, akagenda kamba nk'ipusi. Ndavuga nti ibi nabyo ni amateka.
mushaka ko duhitura ibishyitsi n'amabuye kugira ngo twerekane ko dufite imbaraga oya. Noneho barambwira bati hano tugiye gusura, kumbe bagiye gufata irembo. Ntange ni bene data nzi ko ntakiyobora ameze nk'umuyaga, ndagenda ngezeyo bampaye ijambo ndavuga ngo nanyerengera gute mbigwamo. Tugarutse mu modoka bari banshoreje. Yesu ko ari kuvuga none se nari kuvuga gute? Ntabyo narinzi mbimenya ko ngaho nta kosa nkoze, ariko ubwo bukwibaza ko bwaramye nta n'imyaka 3 bwamaze. Kubera iki? Abantu mudukurikiye, abantu bo hanze situ aba diaspora, ntimufite umwanya wo kwicara ngo mumenye abantu mutubonera online, ariko senga ukoreshe mbinu, ukoreshe impamvu zose, uzamenya ukuriye kugufasha. Ntabwo ndivuga neza ngo mungane musange oya. Imana ifite abakozi benshi bazima, ariko n'abanyamakuru babigiramo uruhare. Hari abanyamakuru batari umuhamagaro, batari umwuka w'Imana, bahamagawe nka Yuda, bafite agafaranga, nabo badakunda bazima, bakunda ibicupuri. Kandi ibyo n'ubufatanya cyaha. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Rero ntidutinde ku matitire, ndona suze ikibazo, ntidutinde ku byo tureba inyuma, kuko akenshi by'abantu bashima ntabwo ari iby'Imana ishima. Niba mu bagiye kwimika kwa Esayi, agiye gusuka amavuta kuri Hamu na Shamu na Binadabu, Imana ibwira Samweli ngo nabagaye jewe ntabwo ndeba nk'abantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Evode buri abantu Imana duca mu makuba. Reka mbivuga ubushize nza kuvuga ubutumwa, navuze uburyo abajura bandariye mu murima banyibiye ibirayi. Birababaje. None ubu no munsi nabwo akazu kanjye nari mfite ahantu ngo yamvura nyinshi yagasheye. Nibyo wambwiraga muri cya kiganiro. Amakuba n'ibyago by'umucyanutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Iyo ako kazu gusenyuka Imana yakabonye. Nabo bajura banyibiye ibirayi na Imana yarabarebaga, ariko kuko Imana yabonye ko nakwiye kwicwa n'inzara, umuntu ejo bundi yamaye agafuka k'umuceri. Senze Imana irambwira ngo ako ngako gasimbuye ibirayi by'abajura bibye. Ndona avuga iki? Abantu bakunda ibintu byoroshye, ariko muri Yesu duca mu bigeragezo, duca mu ntambara, tugakomeza tugakiranuka, tukezwa. Ntabwo muzi Imana ari aho kwihisha kugira ngo tubone ibyo dushaka. Tuzagenda mu gukiranuka, Imana igumugisha. Urakoze. Ndumva gishubije biratasobanutse. Yego. Ariko nyine ubwo twari turimo tureba igiterantuza izo ntambara. Ese abakozi b'Imana byo nuko nkuko baba bakwiye kwitwara, mu by'ukuri baba bakwiye kwitwara gute? Kuko harimo ibibazo bikomeye cyane. Kumva ngo aba bishop bagiye kurwanya Apotre. Yego. Urabona yavuze ngo intambara n'intonganya nibyo bituma batabara ntibaneshe, basaba ntibahabwe. Ngo kandi izo ntambara yavuze source zituruka mu irari ryabo, mu byo bifuza, mu bugingo, muri za kamere. Izo ntambara rero aho ziva naho ngaho, ni mu bwibone, ni ugushaka amafaranga menshi. Nge ndababara, ndababaye cyane. Ntabwo Imana yadutumye kurunda amafaranga. Imana yo ntabwo izemera ko abantu biyubakira agasongero. None se nanjye nakwibaza, bakirara muri kave, basengera ku karago, badekoresha dekorasiyo y'urusengero ari papier de toilette na za serviette. Yego.
bagitungwa n'isombe basekuriye ku rusengero kisangani nk'uko babivuga. Kuki bari bashyize hamwe? Rero niba baryanye bagahindura stati, umuyobozi mukuru agahindura stati atabibabwiye, abakubise urugonda hone, rugondeye niko bayita, we ashobora kuba ko bakubise icy'umutwe abatsinda imbere y'amategeko y'isi, ariko imbere y'Imana niyo mucamanza w'ukuri. Rero icyo mbona kandi sobanukirwa kandi soma data wa twese ambwira, ni irari n'ibiri mu bugingo bwabo, za kamere no gukunda ubutunzi bw'isi, nibyo bapfuye, nibyo bizana amacakubiri. Ariko mbere bakiri kuri Kadete, nabaye kuri Kadete, abandi bamuranze, ndabizi ko nanjye maze kuba ikimenywa na benshi, ntabwo ari bose, ni benshi. Hari igihe twibeshya ngo ni ikimenywa na bose, kandi nta n'intara n'imwe ikuzi, na benshi. Nasengeye kuri Kadete. Amen. Amen. Bishop navuze avuga ati muzamure ibiganza, tukabizamura isaha. Abambona twasenganye kuri Kadete, umva, Imana iturengere kandi tugire neza. Turiho turadefanda ibintu bitari byo. Ntabwo intumwa zigeze ziryana mu gihe zari zuzuye umwuka wera, bazize ubutumwa batatana kubera ubutumwa. Kamere n'irari n'intambara bazigize bataruzuye umwuka wera, kuko Petero hari igihe yagize intambara muri we z'icyubahiro, bakanga babaza ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe. Izo ntambara zo kuvuga ngo Apotre agiye muri Amerika, agiye gutangiza icyicaro, niwe agitwaye, hazamo ya kabiri ivuga ngo ninde uzasigara hano, ninde uzasigara nibi, ninde uzafata hopitale, ninde uzafata Authentic Academy, ninde uzafata Universal, ninde uzafata televiziyo, ninde uzafata radio. Nyamara icyo gihe ibiryo by'umunsi umwe yari Imana mfasha. Rero hari ibintu abantu bagenda nabiri mu bukingo batigeze birukana. Umva mbahanurire, ndi umwana muto muri mwe. Imana isanga Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa, dore urashaje, imahanga utarirukana. Umva mbabwire, abanyura muri izo ntambara hari amahanga mutirukanye, hari ibihugu mwafashe radio, mutangiza amatorero mu ntara, ariko hari ibihugu mutafashe. Uva, hari amahanga tutirukanye, nanje ndumva hari ayo ngomba kwirukana, hari aho nirukanye ariko ntarirukana. Ntabwo twirukanye ubwibone, ntabwo twirukanye gukunda amafaranga, ntabwo twirukanye irari ryinshi. None bidushyize ahagaragara, abanzi bacu tubahaye urwaho. Ariko reka nkomeze, abari kugirwaho ingaruka n'izo ntambara, mwisomere ijambo ry'Imana, musenge, Imana izabana namwe, izabagurukiza abungeri beza bajyanye nk'uko umutima wifuza, nk'uko imitima yanyu imeze. Imana yacu izi kutumara ubukene. Reka mbabwire, Imana ikunda abantu bayo. Nta kibazo mfite, hari igihe mbona dukurura twishira, ya macakubiri agahaguruka, aba nabanje, aba nabanje, aba n'igihe wababwirije, aba n'igihe wabatije, aba n'igihe wabimitse, ugasanga uraharurutse. Uwo ni umwuka wa maraya nigishije n'ibinyoma. Kimwe ni politike y'isi, ikindi ni idini, byarashingiranye. Wowe uravuga ngo amategeko yanzuye ibi,
ayo mategeko reka nkubwira Evode ngiye nkunda guca imigani Imana yarabimpaye ndi umunyarwanda kandi umunyabwenge avugira mu migani ngo abantu babiri ngo bagiye kuburana umwe atanga ikirego arega mugenzi we ariko baburanye uwari mukuru aratsindwa niba ari ruswa niba ari ibituga niba ari corruption ariko uwari mukuru niwe watsinzwe bageze muri koridoro basohotse uwari mukuru abwira wa wundi arambwira ati ariko wansinze imbere y'abantu ariko umutima urazi ko nagize gute nagutsinze kababwire ngo Imana niyo mucamanza w'ukuri Imana ibi bintu yarabinyeretse hari umuntu nasanze ni umukozi w'Imana simuvuga mu izina mubwira ibyo mbonye iyo ni hafi imyaka 12 ishize naramusanga ndabimubwira Imana ivugana nanjye mu nzozi njya nsobanura inzozi rero ubu ngubu nongeye gushima Imana kandi no kwicyubahiro ibintu by'Imana ku bakiranutsi bisa nkaho bitinze ariko bitinda kugira ngo igutegure utazakora amakosa nka yabo kambabwire birababaje guhaga utararya iby'Imana ikoreye abakozi b'Imana ni bike cyane paraporo y'iby'Imana yanyeretse indege n'iz'abana b'Imana amakampani akomeye n'abana b'Imana ariko still now kugera uyu mwanya biracyari mu maboko y'abapagani y'abatizera nyamara ijambo ry'Imana ngo ubutunzi bw'abanyabyaha bubica abakiranutsi ni ukuvuga ngo ibi bintu ingaruka bifite hari imigisha bifunze kuko bari bameze nka kizigenza bari ba role model rero kuko bahaza igihe cyabo cyo guhaga ubwo kirageze nyine igiye guhagurutsa ba Dawidi rero mwitegure ba Dawidi Sawuli ni umunyamwaga navugaga ngo ntimutinye ndavuga intore z'Imana ndavuga bafite ishyaka ryo gukorera Imana ndababwiye ngo ubwo nyine barahaze batweretse aho baribo ariko Imana ntabwo izareka intore zayo yavuze ko itazadusiga itazaduhana igiye guhagurutsa ba Dawidi Sawuli reke kubwira ko ahaze buriya Sawuli Evode yari imyaka 3 n'igice abazimu baramwambara atangira kwica abakozi b'Imana atangira kubagambana Sawuli wakoresheje witwa Dowegi akica abatambye hafi 80 barenga nzasubirayo 800 bagaburiye Dawidi kuri ya mitsima itagize gute yabitswe arabica kuko bagaburiye Dawidi Sawuli yateye icumu Dawidi inshuro nyinshi Sawuli yatutse umwana we kuko yashuditse nande na Dawidi Sawuli yategetse imyaka 40 ariko bamubonaga rubanda babonaga yimya akomeye ariko nta mwuka w'Imana wari ukimukoresha dera aho umwuka w'Imana atagikora kamere nyine zitwereka ko zimye mbere twabonye ibitangaza abantu bihana bakizwa abantu bitanga batanga ubutunzi bwabo abantu bafite ishyaka igitane kivaho hajyaho ikindi yego mwuka w'Imana agenda arakarababara noneho kamere igenda ibyibuha urumva rero ayo ni amacumu ariko reka mbabwire ntabwo Imana yarekera umukumbi wayo ngo ukomeze utondeka rubabare hari Dawidi wasizwe amavuta kandi Dawidi nubwo yabari mu buvumo haleluya ariho arategurwa ariko nawe yigeze kugwaho erega n'ibintu ntabwo byoroshye isi ntabwo yoroshye abandi bame baratabaraga ngo barangisigarira inyuma abandi bari ku rugamba tangira gukamandinga iyo byapfuye rero batangira gushyiraho abo bakoresha ibikoresho batangira kwashyiraho imishahara nyamara igihe nta mishahara bari bafite
bakoraga neza, ishyaka ryari rihari, munezero wari uhari, abantu bajya mu mihanda bakabwiriza. None ubu televiziyo zaraje, turarwanira online, n'iyi kamera bayirwaniraho. Ubu hari abajya bagusaba umwanya, hari n'abo wangira kuko ntacyo baduha. Barashaka kuko Gabriel aza hano bati nanjye uzansa, hari n'abajya bambwira ngo nzabasabire. Nabwanire kada, nanjye ni Yesu wansabiye muzamusabe abasabire. Yesu we ntabwo navugaga, nari kiragi, naradedemangaga, nari mfite intege nke zo kutavuga. Yesu niwe wantwitse. Rero reka twigarukire kubiriho biraba. Nibitwe nirezirita, nibisubizo by'ibintu by'ibibazo byatangiriye byagiye bicengera gahoro. Hari kiritima iteraniro rimwe, abantu bagasenga bakayoborwa n'umwuka wera, biteye kabiri. Ubu turi mu iterambere, abantu bagomba kujya no gukora. Yego, gukora si bibi, nanjye ndakora. Udakora nakarya. Batangira gushyiraho service, amasaha 2, urumva time table irahari. Yego, noneho umwuka atangira korwa na kamere. Ikivuyemo ni ikivuga rero, sohoka mwuka wera, twebwe turakomeye, dufite amafaranga, dufite abavoka, twaburana, twahindura sitati. Uruza amafaranga bayagendeye hariya, yagafasha imfubyi n'abapfakaze, yagashyigikiye abavuga butumwa bafite imbaraga. Byapfiriye aho bimika abapaseri b'abasinzi batuze umwuka wera kuko bafite amafaranga. Ndabivuze, nta mukene wigeze wimika mu wera w'abapaseri. N'abafite imyanya, n'abayobozi, n'abinjiza agatubutse. Kuko ni strategy ya Satani. Mbashinga no kugira ngo mbafate. Ikivuyemo ni kiriya. Imana iturengere, mwongere mukizwe. Mwongere musure ku rufatiro. Simbateye amabuye, ariko twaraguye. Twaretse umwuka kuyoborwa nawo, tuyoborwa n'ubwenge. Ni n'abagabo bize idini se riguha umwanya utari intiti. Mukene baramusuzuguye, ariko igiye guhagurusa Dawidi wuzuye ubwenge bw'Imana. Yageze yandika mu 118, aravuga ngo kera ntarababazwa, narayobaga, none mfite ubwenge buruta bw'abambanjirije. Rero nakomezaga abari guhungabanywa n'izo ngaruka. Mujye kwijambo. Yesu azababera byose, azabaha bungeri. Arige Sawuragara akajujubya rubanda, bakababara kuko nibo bamwisabiye. Ntibigeze kumukomera amashyi se Sawuli. Iyo mvuze Sawuli mvuze ubwibone no gukunda ibintu. Durashaka umwami ajya tuyobora nk'abandi. Okay, iyo dusabye turahawe. Imana avuga ati ndamubahaye, ariko dore abakobwa banyu n'abagore banyu no bazajya bamusera, no bazajya bacunda amata bagakuramo amavuta. Abahungu n'abagabo ngo bazasibanira imbere y'amafarashi. Urumva, Sawuli yari umwexploiter w'umuhanga cyane. Yarakonaga agataguha intebe mu rusengero. Intebe mu rusengero. Uyu kuko ayoboye NGO runaka aze kuvuga azabayobora. Ariko nta mwuka wera. Kuko Sawuli azaho rivu. Uyu nuwishyura tike. Uyu ngunu waguze ikibanza. Uyu nushyira agatubutse. Atangira kubaha imyanya. Atangira gucuruza amavuta. Ariyo mvuze ibintu bikomeye. Kuko bamusabye bashaka kuba nk'abandi. Kambabwira, aho byapfiriye haro bigeze kubaza ngo ariko kuki ukoze ibingibi, ngo narunaka niko akora, ngo ushaka kugira abantu ngo bahishingana. Kandi already wamaze kunyuranya na Bibiliya. Bibiliya bavuga kugira ngo umuntu umwishingano agomba kuba adakijwe vuba. Ndavuga mu mwepiskopi cyangwa diakoni afite ubwenge bwo kwigisha, ari inyangamugayo, udakunda amafaranga. None wimitse abo bantu
reka bakugaraguza agati kuko nawe uwo mwuka ukurimo niwo wabaye connected nabo. Murakoze sawa. Wenda turimo tunagana ku musozo, ndimo ndibaza iki gitutsi kizava ku itorero gute, kuko nko mu gitondo hari inkuru nahoze mbona undi mu bishop waraza Muhanga nawe ngo ufite ikibazo cy'imbwa zirya abaturage bakabivuga ariko nta cyashaka kubikemura, kugeza nubwo abanyamakuru ejo bashatse kujya kubimubaza ngo abarinzi be ngo barwanya abanyamakuru. Icyo gitutsi stile ngenda avuga ko igitutsi n'umurikiza ku itorero, icyo gitutsi kizavaho gute? Ahubwo se kuri pfobya ntabwo ari bishop, ni archevêque nyir'ubutungane. Rero niba bibaye ari byo we nibyo kuko inkuru urugo rutizera rworora imbwa, urambaza je nta mbwa norora. Jewe mfate rasiyo uzimbwa imbwa bene ziriya mbwa ntabwo zirya jewe n'inyama nasenze nakututse uzonyo twari inyama no munsi mukuru ubona ari umwuka wahindutse. Ziriya mbwa zirya inyama zisobanutse veterineri yabanze kuri ubuziranenge bwazo. Wowe ufashe no kuvuga ngo niba iry'inusu, reka tuvuge inusu ya rote n'umuceri ukaranze n'amafiriti, ubwo urumva ko ikonsoma 5 ku munsi. Wowe urayakonsoma ku isahani yawe? Kare nge nayo nkonsoma. Ariko se Imana itagutabaye yego watabarwa n'imbwa? Ibintu tuye tubyita amazina yabyo. Icyo wamaze kukica, urugo rutizera rworora imbwa, ibyo nibyo batizera. Noneho se navuze niba ari byo kuko hari igihe media zibeshya, ariko afite amashusho y'abantu imbwa zari. Iyo mbwa rero ishobora kuba yarashonje, namugira inama yo kuyigurisha cyangwa se akayiha inzego z'umutekano zikayirasa kubera ko yarutishije imbwa abaturage. Erega nanjye nabonye umuntu muturage ufite igisebe cy'umuvogo gishobora kuba kirimo na kanseri. Biriya bintu babikurikiranire hafi niba atari intumwa ya Satani, kubera ko ngo azabona ishyano urimbuza ibiryo mugenzi we. Biraba ngo niba uziho kurya inyama iteka bigusha mwene so zireke, ne waziguriye kuko yarekamye akavuga ngo izo nyama zirangusha zireke kuko muzaraganwa ubugingo. Niba rero iyo mbwa adashoboye kuyizirika kuko we yizerera mu mbwa ko yamurinda, naha abaturage amahoro kandi afasha abaturage abavuze. Rero genda navuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana aho ni ibintu bijya gupfira. Jewe ntabwo njya ndebera mu mbuto, ndebera mu mizi aho bijya gupfira. Izo ni ingaruka zose Yesu azarindaza. Mureke urukungu rujyane gute? Rukurane n'amasaka. Narivuze ngo urugo rutizera rworora imbwa. Niba ushaka kunezeza Imana reka kwiringira imbwa. Icyo rero ntabwo kiri ku itorero, ahubwo kiri ku batizera. Itorero ry'abizera ntabwo itorero ry'abatizera. Gira umwete winjire kamaririmbire mu maraso ya Yesu uzashiraho inenge umutima wanduye. Gira umwete winjire mu maraso ya Yesu kandi gira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Waba ufite inshingano mu rusengero, uri umudiyakoni, uri umushumba, titire yose ufite, nyura mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye rizagukuraho ubwibone, rizagukuraho ubujura, rizagukuraho ibinyoma, rizagukuraho gukunda isi. Irembo rifunganye nta kibi rizagusigira. Numara kuricamo Yesu azakwambutsa akugeza ahakwiriye. Imana y'amahoro ibakomeze, ibaho umugisha, ibagirire neza, ibagure
haleluya, amen, kandi ibakingura imiryango, izabarwanirira. Shalom shalom. Abera ndabasaba kugira ngo mudusengere. Ndavuze ngo abera ndabasaba ngo mudusengere, mutuzirikane kugira ngo Imana ibashe kuduha kuvuga ubutumwa dushize amanga, kandi kuri wa musi w'Umwami Imana tuzabonane, kandi zira ko tuzabonana. Izo ni ntashyo z'abera. Murakoze, Imana muri baho umugisha. Reka rero dushireho umutemeri w'isengesho, mukomeze mugubwe neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze muri iki gihe cya none, itora guca mu bikomeye, hari akarengane, hari intambara, manderebo, haleluya, tayazirira imango, Mwami ugera imbaraga. Nibutse rya jambo abakoze basenge maravuga ngo muri iki gihe niki gitumye abami b'abanyamahanga bateje imidugararo, bagurukiye uwasizwe. Mwami, bagurukiye itorero ryawe ririnde kandi urikomereje Mwami amaboko. Wongeye uduhe gushikama, wongeye uduhe guhagarara, uduhe Mwami Imana kutanyeganyezwa n'amagambo muri iki gihe cya none, ahubwo dushikame. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Senge abera bose ku isi kandi n'abatarizera, izina ryawe Mwami ubihishurire, bamenye kuri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye kubikoze, amen amen. Shalom shalom. Murakoze.